Yego ahangaha ndi nk'uko murimo kubibona inyuma yanjye hari abantu, ni mu karere ka Ruhango, ni mu murenge wa Mbuye mu kagari ka Mwendo, ni mu mudugudu wa Karusizi, akaba ari aho umuturage witwa Theobald bamusanze mu muhanda imbere y'urugo rwe yapfuye, bikaba bikekwa ko yishwe na bagenzi be ngo basangiriraga inzoga ku masaha y'umugoroba. Aba ni abaturage n'ubundi batabaye nk'uko murimo kubibona, bakaba ngo bamuhoye ibiceri 200 yari asanzwe abarimo, ngo akaba ari ikiraka bakoranye, hanyuma aza kubasigaramo ibiceri 200, bikaba ari byo ngo bikekwa ko ariyo ntandaro yo kuba bamwambuye ubuzima. Akaba ngo byabaye ku masaha y'umugoroba rero, ubwo bari bamaze gusangira, hanyuma bayamwishyuje ahitamo gufata inzira aritahira, ajya mu rugo aranaryama, ariko baramukurikirana baraza n'ubundi bamusanga iwe mu rugo aho yabanaga n'abana be 3, ariko akaba atabanaga n'umugore, yabaga wenyine, ndetse n'abo bana be 3 yareraga hano n'ubundi muri uyu mudugudu. Hanyuma ngo baje baramubyutsa, bamaze kumubyutsa bajya hanze baricara, bamaze kwicara baraganira, ariko ngo baza gusubira muri iyo nzu ye n'ubundi yabagamo, bakuramo agafuni ariko bakoresheje bamwica, bakaba bakamukubise mu gatuza ndetse no mu mugongo, biza kurangira ashizemo umwuka. Tuhagera twasanze abaturage batandukanye ndetse n'inzego z'umutekano zirimo polisi na RIB, bakaba barimo gukora iperereza, ariko abo bikekwa ko bamwambuye ubuzima bo bikaba babajyanye, inzego z'umutekano n'ubundi zo zabajyanye, harimo abagabo 2 n'umugore umwe. Umurambo uracyari hano mu gihe bagitegereje kugira ngo abaza gukora isuzuma barikore ndetse banawujyane, ariko kandi twaganiriye n'abaturage, hari byinshi badutangarije. Reka twumve icyo abaturage batuganirije ndetse n'icyo badutangarije n'icyo basaba inzego z'umutekano. Mama, ngaho tugira amazina, hanyuma tubwire uwapfuye mwatanaga. Yewe nitwa Uwimana Regiseya, uwapfuye ni umugabo wanjye twashakanye, ndi inkumi nawe ari umusore, tubyarana abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1, ariko habayeho ko twakundaga nyine guserera tugatongana. Ubwo bigeze aho rero ndavuga ntenga nze muhunge nigire iwacu, ndigendera nyine asigarana n'abana be. N'abana nabanje kubajyana, ariko ngiye nyuma yaho ati nzanira abana banjye mbane nabo. Ubwo abana bari bari kumwe nawe rero, njyewe narigendeye, njyewe nabaga Intongwe niho ncumbitse. Hanyuma umenye urupfu rw'umugabo wawe bamusanga ahe? Njyewe numvise bampamagara kuri telefone saa 9 z'ijoro, barabimbwira. Ubwo rero nahise nza, bambwiye bati umugabo wawe baramuhotoye. Ndababaza nti se ninde umuhotoye? Barambwira bati ni umugabo bita Sharire n'uwo bita Siyeri, numva ndanabazi nyine. Ubwo rero nta kundi nyine, ubwo nahise nza, mpageze rero nsanga koko ibyo bambwiye koko nibyo. Basanze ameze ate? Wenda niba babashije kureba umurambo we bamubonye? Bamukubitaguye, babanje bamukubita ifuni ya hano, bamuniza izosi, babaye nk'abarigorombyora. Nuko noneho ubwo bari mu kubikora, umwana yabaye nk'usohoka uriya, bamwotsa igitutu, baramubwira ngo subira mu nzu ko cyangwa tukwereke. Kubera ibyo yabonye rero bari gukorera se, yahise agira ubwoba. Noneho rero uriya mugore nawe wa Sharire nawe yabishyizemo uruhare. Iyo abona abagabo 2, hari harimo n'umugabo wenyine, bafata umuntu bakajya bamufata bamubwira ngo baramwica, akabona baramusohokanya n'ifuni, kuki wenda atavugije induru ngo abantu bahurure ko n'abamwerondo bari ku irondo bari guhita bamubona baza bagahurura. Urumva ko uriya mumama nawe, uriya mugore wa Sharire nawe afitemo uruhare. Yacecetse aratuza, ariko ubwo nyine mu kumukura mu nzu, ikintu cyatumye asohoka,
babanje ngo baratongana bari ku dusantere hariya hepfo, baratongana kuko bari bari gusangira, baratongana, arangira batereka nze mpaguruke nigendere, arahaguruka arabahunga, abahunze batonganaga. Njyewe amakuru mfite kubera yuko bakorana nyine mu kazi baba barimo bakora, bakoraga akazi k'ubuhinzi nyakabyizi, mbese bakoraga nyakabyizi. Njyewe numvise yuko ibyo bapfaga ngo ari 200, bahembwe ngo baburaho 200, bakamubwira bati ubwo ni wowe uyafite, bakomeza basigana gutyo. Bakomeje gusigana rero, aho bataba abantu ndabo bafite amahane bashaka kunkubita, kuko umwe yari afite n'igitiyo uwo bita Siyeri, ati none baza kuntemesha iki gitiyo, ati wakigendera. Arahaguruka ngo yigendere, bahita bamufata imipira yiyugusha yawukuramo arawubasigira, arirukanka ahita ataha. Araza ageze muhira nuko araryama, noneho ngo bamuhamagaye, amakuru niko nayumvishe ngo bamuhamagaye nka 6 z'ijoro. 6 z'ijoro baramubwira ngo tukubyere, arangije aravuga ati ubu bashobora kuba ari wa mwenda wanjye banzaniye. Arabyuka agira ngo agiye kubitora nyine, amaze kubyuka amaze gukingura, baseba Shariresi amucakiye, Siyeri yahita yinaga mu nzu, atora agafuni mu nzu ye, baramusohora bamukurubana ngo ngwino tugende ngo tujye kukwica, kandi n'uwo mugore bari kumwe, umugore wa Shari. N'undi akajya avuga ngo Shari ngo ugiye kwica ngo umuntu mwari inshuti, ngo ntabuzi ko mwakoranaga mwasangiranaga, ngo ugiye kumwica. Yagasubira inyuma avindura abyira n'abantu ati umugabo wanjye agiye kwica umuntu. Yakomeje aramwihorera, urumva ko nawe afitemo uruhare. Arangije ubwo bamujyanye hariya hirya muri kariya gakoke kagana hariya ngo bariho bamwicira. Amaze kuhagera aravuga ati mwambabariye ntimwimikira aha, mukagenda mukanyicira mu rugo iwanjye. Baramubwira ngo ngaho ngwino, baramukurura baramuzana bamugejeje hariya, babonye aryamye munsi y'urugo rwe, ntibabyihanganira, kandi yari abasabye akantu ko kugira bamwicire mu rugo, ntibabyihanganira. Ubwo Sharire ahita amudonda agafuni, amudonda agafuni, noneho undi afashe gutya mu ijosi mu ngoto ngo adataka n'umunwa gutya. Arangije babonye yikubise hasi, bafashe n'ijosi bararigorongera, bamaze kurigorongera barongera basubizamo agafuni. Bose bakubise, umwe yakubise n'undi agashyira hasi ajya kugorongera ijosi, undi nawe aratora, umwe yagakubise aha gutya, undi yagakubise mu byaha kuko narebaga naho hagize. None murasaba ikirere n'umudamu we urasaba ikintu dusaba rwose nk'abariya bantu bakoze ikintu kibi, kugira ngo bafate umuntu bamwice, izi mfubyi asize rwose ndagira ngo rwose muzazikorere ubuvugizi. Kandi noneho ikindi cyifuzo mfite, haba ari abantu bahohoteye uriya muntu, bakagombye kugira gute kumushyingura kuko bamuhohoteye. Nta kintu yagiraga, ni umudedezwa, nanjye ndacumbitse, nta kintu ndiho pe. mwarasezeranye mu mategeko? Ntabwo twasezeranye. Mufitanye abana 3. Nyakwigendera iri mu myaka buriya nka 40 n'ingahe cyangwa 50 hafi aho, kuko ntabwo mbyibuka kuko tumaze iminsi myinshi tutabana. ngaho nawe tubwire witwa nde, hano dutuye ni hehe? Nitwa Mukashyaka Reverata, twari dutuye kwa Rusizi, umurenge wa Mbuye. Umuntu yaje, twari turyamye, twabonye biriwe bakorana, uwo munsi bari bahenganye, noneho bajya gusangira muri Vunga amayoga. Noneho umuntu duhura nimugoroba yatashye azana iby'abana guteka asubirayo. Ubwo rero tugira ngo umuntu yenda batashye ngo ajya agataha akaryama, tugereje nka 5 nibwo uwo mugabo wamwishe yaje arahamagara ati yemwe kwa Karisiti, atuguze ko muryamye kandi intumbi iri ku muharuro iwanyu. Noneho turavuga ati se iyo ntumbi ijite turinde, ngo nitwa Sharire, ariko tukumva ijwi si iryo ngo twari dusanzwe tumuzi,
nkumva yahindutse natwe twanga gukingura, ubwo yagera ahamagara hano hirya ku mugabo duturanye witwa Manuel, arabibabwira nabo ubwo duhita bose basohoka, turagenda dusanga umuntu yamwishe. uwapfuye yitwa nde? Abamwishe Uwapfuye yitwa Nsabimana Theobald, noneho uwamwishe yitwa Ndabazi Charles. hari wenda ku makuru mwabashije kumenya se uwo babwiye ko ari intumbi bamwishe bamuhuriye? Bavuga ko ngo bapfaga amafaranga 200, ariko we ntabwo yavuze 200, yavuze gusa ati dusanze intumbi hano. Noneho turabaza se yishwe nande? Ngo yishwe na Siyeri. Siyeri se ntabwo mwari kumwe? Ati twari turi kumwe turanazanye, ati ariko tugeze hariya dusanga, ati ngenda atambuka atasigana na Siyeri, ati ubwo nyuma yaho ingarutse nsanze yapfuye, ati ariko ibyo byose atamwicishije agafuni ka Nyirabunyago. Ako gafuni ka Nyirabunyago se yaragakwiye? Yagakwiye kuri uwo nyakwigendera. Ajya mu nzu yo gukuramo agafuni? Bagiye mu nzu, bamusanze mu nzu baramusohora. Bamukubita ku gafuni. Yabaga wenyine se? Yabanaga n'abana n'akana ke gato ngaka. Hari n'umukuru bari kumwe. Hanyuma wenda ku bana mubaganira n'abana babwiye ko byagenze bite ku mukuru babahaye? Nyine abana twabegera turababaza tuti byagenze gute? Ati baje baramuhamagara ngo nabyuke, ngo naze bamubwire. Asohoka basanga agira, kubera ko ngo bari barwaniye muri Vunga, agira ngo bamuzaniye umupira we bari bamuzaniye, bari bafite inzoga mu icupa, yicara hasi ngo barayisangira. Barangije ngo baramukura bamwigeza ahagana hirya, bamwigije ahagana hirya ngo aravuga ati rwose sha muranjyana hose munkuye iwanjye kugira gute? Nibwo yakase aragaruka yicara hari, bamwitsinda hari imbere y'umuryango we w'irembo. Nuko twabyumvise. Inaha ngo hasanzwe hari ikibazo cy'urugomo, si ubwa mbere ngo bahice? Barwanaga ariko nta muntu wari wapfa. Nibwo bwa mbere bahiciye umuntu? Ni ubwa mbere haguye umuntu. None urwo rugomo mukamubona ruterwa n'iki? Urwo rugomo turabona ruterwa n'inzoga ahanini, kuko baragenda bakanywa bahinguye, bakagwa ibyo biyoga bikaze, bikabakorogoshora nyine bakatuma bicana. Banywa n'ibyuma? N'ibyuma nyine nibyo baba banyweye bikaze. Hanyuma bavuga basanze mu nzu se we yaraboreye? Ubu no muri Kidoma ntabwo tuzi amakuru ye. Murasaba iki nk'abaturanyi? Turasaba kugira ngo ubutabera nyine budukurikiranire iki kibazo, barebe ukuntu bagicogoza. None mugiye gukora iki? Abasigiye abana, ni mwe baturanyi afite, mugiye gukora iki? Abo bana nyine bafite ba nyirakuru, bana nabo bazabamenya kandi natwe tuzabafasha, ariko na leta nayo yashyiraho akayo. Nitwa Akayezu Josiane. Aha ngaha nyine habaye ibara mu murenge wa Mbuye, rwose hakabije ubwicanyi, ariko mwatuvugira ubuvugizi rwose, abantu bishe uriya muntu bagambisha umuntu wabo, kuko n'ubundi yari indedezwa nta kintu yigirira, rwose mubakurikirane. Mbere yo kumushyingura bamwishe bate? Byagenze bite kugira ngo bijye kugera ubwo bamwambura ubuzima? Abantu nyine ngo bahuriye nyine mu isantere bari kunywa, bashaka kumwicirayo, we arikura arizamukira aritahira, ageze no mu rugo ntibanyurwa, baraza nyine baramuhamagara agira ngo bamuzaniye umupira bari bamwambuye. Bahageze nyine ngo bahita bamusohora hanze baramukurura, umwe yinjira mu nzu ngo asohora ifuni, barasohoka baramwica. Ni bande abo ngabo? Murabazi cyane abantu bataramenyekana? Twabamenye, babajyanye mu butabera. Bivugwa ko bamuhoye iki? Rwose ikintu bamuhoye ntabwo cyagaragara, kuko ni ubugome bukabije pe, ni ubugome bukabije, nta kintu bamuhoye kigaragara. Bari abavuga ko ngo ari ibiceri 200. Ibyo biceri 200 rero niyo twaba wenda babimuhoye, byaba ari wenda 200, nta nubwo byanakwica umuntu, ariko rwose bamujijije ubusa pe. Ese ubundi hari sangahe mwebwe wowe wabimenye ryari? Njye nabimenye saa 7:05. Wari wibwiwe nande se? Kumvishije inkuru mbi nyine icicikanamo, kuko nyine uriya wapfuye n'umugabo wacu. Mwari mumuzi gute? yarabanye gute n'abandi? Rwose yiririraga utwana twe 3 yarabanye neza n'abantu, usibye nyine abo bagome bajemo. Avuka inaha cyangwa yari umwimukira? Yari umwimukira, ariko ni nkaho yari karandi nawe, kuko yari ahamaze imyaka myinshi. Amazina ye yitwa nde? Nsabimana Theobald. Yabaga wenyine cyangwa yari afite umugore? Nta mugore yari afite, umugore nawe yabaga iwabo. None mu buzima busanzwe Nsabimana yakoraga iki kugira ngo abeho? Wenda ntibyaba ari nayo ntandaro yo kugira ngo bamwambure ubuzima?
nyine yakoraga nyakabyiza akihigirira abana be nta kintu yari afite, bamuhohoteye rwose bamuhora ubusa bamwambura ubuzima bwe. none murasaba iki? Turasaba yuko rwose umuryango wabo usigaye wakora ubuvugizi bagahambisha uriya muntu wabo bishe, nta kindi turi kwifuza. Inaha hakunze kugaragara urugomo. Urugomo rurahari cyane rwose. Biterwa n'iki? Biterwa n'ubugome bafite. Ubugome Bafite ubugome cyane rwose, kuko baravuga bati tuzica umuntu ejo dutahe nta kibazo pe. none kuki mutabishyikiriza ubuyobozi se ngo bubishakire ibisubizo? Ubuyobozi nyine namwe mukwiye kudukorera ubuvugizi, mukadukorera nyine mubona ihohoterwa riri gukorerwa hano mu murenge wa Mbuye rwose, mu karere ka Ruhango. Ejo bundi hashize iminsi mikeya nabwo bishe umuntu ari haruguru muri Kidoma, bamushyira mu nzu, nabwo babibonye, abaturage babibonye umuntu yaraboze. Abamwishe barabafashe? Kugeza na n'ubu ntabwo baramenyekana. Ese abo bishe uriya mugabo murabazi? Bo bari abantu bameze bate? Bari abantu n'ubundi b'ibihazi, kuko bakoraga inuza buri munsi, bakoraga ibidega buri gihe, bakoraga no mu micanga. Bari batuye hehe? Umwe yari atuye, umwe yabaga iwabo, undi yari acumbitse hariya hakurya. Uwo nguwo ko bavuze ko yari atuye muri iyi nzu hano? Uwo wishe ntabwo yari atuye, yari acumbitse hariya hirya. Nakimenye nyine bahamagaye umugabo wo mu rugo, bamubwira yuko uwo mugabo Theobald bamwishe. Ndangije njya kureba abavandimwe be nyine ndabibabwira, babasha kuza, nanjye nabashe kuza mpageze, nsanga ngo ni uwo mugabo witwa Sharire ngo umukubise ngifuni, nuko nabyumvise nuko mbizi. Harisanga he? Bavugaga ko yimukubise bapfuye iki bigenze? Bavugaga ko yimukubise ngo bapfuye ngo ibiceri 200, ariko bakavuga ko ngo n'ibiceri 200 ngo hari umugabo yabigujije akabibishyura. Njyewe hari saa 7:04 niho nabimenye ko apfuye. Hanyuma ibiceri 200 bikagira ubwo umuntu yambura undi buzima, ko bivuga ko ngo bari banasangiye ngo yabataye mu kabari ngo bamwambura umupira. Ubwo rero waritahira, urumva ko bageze hano mu rugo ngo bakamuhamagara ngo naze bamubwire, bagasohokana ifundi, rero ubwo bagahita bamwica. Bayikuye k'uwo mugabo, bamusohoye basohokana n'iyo fundi ye nyine bahita bamwica. Ngo bamusohoye mu nzu nyine, baramujyana bamucaza hariya hanze nyine ngo bamukubita iyo funi. Abana bari bagize ubwoba nabo ntibavuga. None inaha hasanzwe hari ikibazo cy'urugomo cyane bwambere? Hari urugomo ariko nta muntu wicaga undi. Ubwo rero turasaba ubutabera nyine ngo bushake ukuntu bwaca urugomo muri aka kagari ka Mwendo. Urwo rugomo ruterwa n'iki? Ruterwa hari no kunywa inzoga batariye, ugasanga babaye abasinzi. Ubwo tubona ko kibitera, banywa inzoga cyane. Murasaba iki rero bijyanye n'urwo rugomo ruri inaha? Turasaba ko mwajya mubaha ibihano bibakwiriye, n'izo nzoga mukaba mwazica. Ubwo nibyo koko mu ijoro ryakeye ahagana mu masaha 5 irengaho, abagabo 3 bari biriwe mu bikorwa byo gucukura umucanga, bawucukuye hanyuma barangije baragurisha. Bamaze kugurisha, bamaze guhembwa bajya mu kabari. Ubwo rero bageze mu kabari bajya kunywa inzoga, baranywa, hanyuma barangije umwe muri bo avamwo arataha, ariko bikavugwa ko mu mafaranga bagombaga kugabana y'akazi bakoranye hari amafaranga 1000 yagombaga gusubiza bagenzi be. Ubu rero w'imyaka 48 bagenzi be bamushatse, ariko ubwo urumva no muri mu kabari basaga nkaho batangiye batagira ibyo bumvikanaho, batangiye gukimbirana. Ubwo rero bagiye bajya kumusanga iwe, baramusohora, hanyuma umwe muri bo kumva bari abagabo 3 baza kumukubita ifuni mu mutwe, baramukomeretsa, aribyo byaje kumuviramo kwitaba Imana. Ubwo rero polisi yabimenye, hanyuma nari bajya kuri tere,
aba babiri bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa mugenzi wabo barafatwa, ubu tuvugana bafungiye kuri polisi siteshoni. Aba bandi, uyu rero witabye Imana, umurambo watwawe Kacyiru kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma. Ubutumwa birumvikana, icya mbere kuba umuturage yatakaje ubuzima birumvikana ko ari igihombo. Icya mbere polisi irihanganisha umuryango wa nyakwigendera, hanyuma icya kabiri polisi ikaburira abaturage rwose ibikorwa by'urugomo ni ibikorwa bitemewe, ni ibikorwa bivamwo guhohotera abaturage haba ku mutekano wabo cyangwa ku buzima bwabo, ni ibikorwa bihanwa n'amategeko. Polisi leta abaturage ko rwose babyirinda. Abagiranye ikibazo cy'amakimbirane birashoboka ko batakumvikana hagati yabo, ariko bashobora kwifashisha imiryango, cyarenga imiryango. Dufite inshuti z'umuryango mu mudugudu, dufite inzego z'ibanze na polisi irahari ndetse n'izindi nzego, bakitabaza inzego, ariko ibintu byo kwihanira ntabwo byemewe rwose, ni icyaha gihanwa n'amategeko. Turabashimiye rero mwe mwari murimo kudukurikira. N'ubundi aha twari turi mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye mu kagari ka Mwendo, aho umugabo witwa Theobald yishwe azira ibiceri 200 bikaza kumuviramo kuhasiga ubuzima. Abo yari abirimo akaba aribo bikekwa ko bamwambuye ubuzima.